Iki kiganiro tugiye kureba nacyo ni bya bindi mumaze kumenyeraho, dufata amakuru yose yiriwe aba ku munsi, ibyabaye hariya cyane cyane by'intambara iri kubera mu burengerazuba bwa Aziya, byose tukabihuriza hamwe kugira ngo tugendere ku gihe, mbega tube dufite akantu kose kabaye uyu munsi ntihagire ikiducika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaje tuhagaruke, ariko gake gake muri kano kanya abantu benshi bari kwibaza ngo ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu muri kano kanya twakwita kiyoboye isi, cya gihugu cy'ikinyembaraga kurusha ibindi byose muri kano kanya? Atese nimba aricyo kinyembaraga kurusha ibindi bihugu, kubera iki gishobora gutangiza intambara, ariko intambara ikaba imeze nk'aho kiri kuyiburira icyerekezo, mbega kimeze nk'aho atari cyo kiri gukontorora aho iyo ntambara iri kugana? Ese igihugu cya mbere ku isi cy'ikinyembaraga gishobora gukora intambara kigakomeza kikayirwana kandi kibona ko iyo ntambara iri guhungabanya ubukungu bw'isi, ndetse nabo ubwabo ikabahungabanya ku bukungu bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ndetse nanone bakongera kwibaza ngo ese bigenda gute kugira ngo igihugu cyitwe ko aricyo kiyoboye isi ariko kikaba kiri kurwana intambara iri gutuma abaturage b'igihugu cyabo ubwabo ba Amerika bari kugwa mu gihombo muri kano kanya? Kugira ubyumve neza, uretse tubanze twumva no majwi, uyu ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance. Aya ni amagambo yatangaje ku munsi w'ejo, nze turebe n'abandi ibyo bavuze uyu munsi. And we know they're up, and we know that people are hurting because of it, and we're doing everything that we can to ensure that they stay lower. I will say, the President said this, and I certainly agree with it, this is a temporary blip. Aka kanya tuvugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ryazamutse ku rwego rwo hejuru, ku buryo amatora cyangwa se igenzura ryabaye uyu munsi ryagaragaje ko 80% ry'abatuye Amerika bamaze kugaragaza ko igiciro bari kuguraho ibikomoka kuri peteroli ubwo mu gihe bagiye kubikoresha muri kano kanya uyu munsi wa none, ngo biri ku rwego rwo hejuru, birabahenze cyane. Kuko muri kano kanya akagunguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ka gaze kamaze kuva ku $2.90 kageze ku $3.70. Abanyamerika bari kuvuga ati bino biciro biri kwihuta cyane, birahenze. Ariko impamvu bihenze ni yihe? Cyane cyane n'ibitero noneho byaraye bibaye mu ijoro ryahise mu rukerera cyangwa se rw'uyu munsi. Ndagira ngo mve hano neza witonze. To try to rebuild their enrichment capability, end quote, correct? That's right. And that's the assessment of the intelligence community. Yes. The White House stated on March 1st of this year that this war was launched and was, quote, a military campaign to eliminate the imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, end quote. That's a statement from the White House. Quote, the imminent nuclear threat posed by the Iranian regime. Was it the assessment of the intelligence community that there was an imminent nuclear threat posed by the Iranian regime? The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that there... It's not the intelligence community's responsibility to determine what is and is not an imminent threat. Okay. That is up to the president based on a volume of information that he receives. It is precisely your... Abawumva bameze nk'abari kujimaka abazwa ibibazo, ukumva ameze nk'uri gusubiza ibitenda guhura nabyo. Uyu bamwita ngo ni Tulsi Gabbard. Uyu mugore ni uhagarariye ubutasi bw'indani mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuriye mbega ikijyanye n'ubutasi n'iperereza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano yarari muri kongere imbere y'inteko, bamutumiye kugira ngo asobanure ibyatumye ino ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyinjiramo. Nk'uko byumva, uyu mugore cyangwa se ukuriye ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamuhamagaye bari kumubaza bati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida nk'uko yabitangaje ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, ubwo bari baraye barashe ibitero, bucya perezida wa Amerika aza kugira icyo abwira igihugu. Ati White House batangaje yuko bagaragaje yuko ngo igihugu cya Iran ngo cyendaga kuzabangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se bendaga kugaba ibitero ku mutekano wa Amerika, ahanini bitewe nuko ngo bari barongeye gutangira za gahunda, kuko bari baraturikijeho imbaraga za nuclear ziri, ngo bari baratangiye kongera kuzivugurura, ndetse ngo benda rwose yabura gato kugira ngo bongere kubangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko hakaba raporo uyu mugore Tulsi Gabbard cyangwa se ibyo yari yaranditse mu madosiye yari yarabanje mu minsi yashize mbere yuko kino gitero cyangwa se no ntambara itangira, yari yaratanze raporo avuga ko rwose
Iran bidashoboka ko muri kano kanya yakongera kuyita ikora ibitwaro bya kirimbuzi ko byagorana cyane mbega idateganya vuba ahangaha rwose kuba yakongera kuba yatunga imbaraga zira mbaraga za nuclear mu rwego rwo kuba bakora ibitwaro bya kirimbuzi ibintu nk'ibyo ngibyo niko yari yaranditse mbere. Hano bamubazaga mu nteko ati mu minsi yashize wari wanditse ko Iran rwose itahita ibasha kubona uburyo kikora intwaro za kirimbuzi, kandi mujya gutangiza ino ntambara Amerika wahita yavuze bavuze ko ngo Iran rwose ngo yari tunze ibyo bitwaro cyangwa se ngo yari iri mu nzira yo kongera kubikora kugira ngo bazabangamire umutekano wa Amerika. Abivuga iki uhagarariye ubutasi muri Amerika nk'uko byumvishe yasubizaga ibintu bidahuye, akavuga ngo njyewe icyo mvuga nuko perezida wa Amerika ari we wenyine ushobora cyangwa se ufite ubushobozi bwo kumenya ngo ni ikihe gihugu gifite ubushobozi bwo kuba cyabangamira umutekano wa Amerika, niwe wenyine ubihitamo, niwe ubizi, ntabwo ari njye ubizi, uyu nuhagarariye ubutasi bw'igihugu. Bakamubwira atari akazi kawe ahubwo niweho wakabwiye perezida ibyo bintu, akavuga ati perezida afite n'ahandi henshi agenda akura amakuru akayahuza akareba uburemere bwayo. Ticyonzi cyo perezida niwe wenyine ushobora kwemeza ati kira gihugu cyendaga kubangamira umutekano wacu, ntabwo ari njyewe. Bakamwibutsa akazi gatiriwe ukuriye ubutasi bw'igihugu, uba ugomba kuba uzi umuntu ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu n'igihe bishobora kubera n'inzira yabinyuzamo ni iyihe. Umugore akavuga ati ibyo ni perezida wenyine wabimenya, aba ari we mu bibazo. Ibyo nabyo byakomeje gutuma abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza kwibaza byinshi ku byerekeranye n'iyi ntambara. And we listened. What I heard through tears, through hugs, through strength, and through unbreakable resolve was the same from family after family. They said, finish this. Honor their sacrifice. Do not waver. Do not stop until the job is done. My response, along with that of the president, was simple. Of course, we will finish this. Uyu wumva ni Pete Hegseth, uyu nguyu n'ubundi niwe sekreteri wa defense cyangwa se n'ubundi bamwita muri sekreteri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi yari afite ikiganiro n'itangazamakuru aho yagaragaje ko bino bintu biri buze gukenera andi mafaranga menshi. Yagaragaje ko mbega iyi ntambara ishobora kuba igifite ikindi gihe kirekire mu minsi iri imbere, cyangwa se Amerika biri buze kuyisaba izindi ntwaro nyinshi n'andi mafaranga menshi, bigaragaza ko ino ntambara igifite igihe kinini, ntago yagombaga kurangira nk'uko twabitekerezaga mu gihe gito. Hano uko umvishe akigera imbere y'abanyamakuru yavuze ati duherutse kwakira imirambo y'abasirikare bacu bapfuye, kwibutsa ko kuva ino ntambara yatangira hamaze gupfa abasirikare bagera kuri 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo meruka kureba. Ati imirambo yabo twarayakiriye mu cyubahiro, tujyana mu gahinda nabo turabunamira, bega akababaro kose twarakagize n'imiryango yabo tuyiba hafi. Atariko imirambo yabo yapfuye rwose yapfanye icyubahiro n'ishema kuko bari bavuye kurwana urugamba. Ati imirambo yabo yari imeze nk'iri kutubwira ngo urupfu rwacu dupfiriye ntiruzitwe impfabusa, ati ibyo twatangije muzabirangiza. Kumva ariko ukuntu yatangije ikiganiro abwira abanyamakuru n'abanyamerika muri rusange, ati iriya mirambo y'abanyamerika 13 bapfuye yagarutse muri Amerika, ati yari imeze nk'itubwira ati nitube twapfiriye ubusa, urugamba twapfiriyemo Amerika yatangiye muzarurangiza. Ati natwe rero mu rwego rwo kububaha no kububahisha turabasubiza tuti kimwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati ntago mwapfiriye ubusa, urugamba mwatangije tuzarurangiza. Mu yandi magambo abatekerezaga, hari abantu benshi batekerezaga Amerika bushobora kubyuka mu gitondo ikavuga atari kino ntambara ubundi wayihagarika ko tubona iri kugwisha ubukungu bw'isi, wenda bakaba bihagarikiye hano. Ibyo ntago biri muri gahunda zabo. Ukurikije ijambo uyu Pete Hegseth yavugiye imbere y'abanyamakuru uyu munsi, yagaragaje ko urugamba bagomba kururwana bakarurangiza, agaragaza ko abanyamakuru ndetse bari kubeshya abaturage. Nikamwumvisha amagambo yabwiye abanyamakuru bari baje mu nama ye. To you, the American people, not through filters, not through reporters, not through cable news spin. A dishonest and anti-Trump press will stop at nothing. We know this at this point. To downplay progress, amplify every cost, and call into question every step. Sadly, Ndangura mwumva yavuze ati magazine imbere yanyu ndi kubwira mwebwe abaturage beza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukomeje kubeshywa, ati ntago ngiye ndi kubabwira, ntago ndi kubwira rino tangazamakuru, ntago ndi kubwira bano banyamakuru bari hano. Ati ese wamenye ko babaganga b'inzobere mu buvuzi gakondo bo muri Tanzania, African Healing Herbal, basigaye bafite ishami mu Rwanda.
bifashisha imiti gakondo ituruka ku bimera mu kuvura indwara nka za diyabete, hypertension, hepatite, impyiko, prostate n'izindi nk'imihango idakama ku bagore ndetse n'ubushake buke mu gitanda ku bagabo. Hamagara African Healing Herbal kuri 0783326668 cyangwa kuri nimero yo muri Tanzania ku kimenyetso cyo guteranya 255 756 950 063. Wanabasanga ku ishami ryabo mu Rwanda ku Kimisagara. Akarusho kandi niko imiti ya African Healing Herbal ishobora kukugeraho aho uri hose ku isi, dore ko bafite imikoranire na DHL. Murakaza neza. Ndi kwibwirira abaturage ba Amerika ati kuko hano harimo ibinyamakuru byinshi mu ijambo ry'uko yakomeje avuga ati hano harimo abanyamakuru benshi cyane cyangwa se bitangazamakuru byanga Donald Trump, bitadushyigikiye, bikomeje kuyobya abaturage mbega bikabereka amakuru atariyo. Avuga ati hari abantu benshi bagamije hano muri Amerika babinyujije mu bitangazamakuru byabo kurwanya Perezida Donald Trump, ati ndetse ubona ko bamaramaje nta kishobora kubabuza, atari ko mwebwe abaturage ba Amerika reka mbibwiriza ukuri muri kane n'aba banyamakuru bababeshya abenshi muri aba bari hano. Nubutsa ko muri Amerika amaze iminsi naho hari akavuye kw'iki ko kuba abanyamakuru bari gutangaza ibintu bitanejeje ubutegetsi buriho, mbega bigaragaza ko intambara nta kimaze, bigaragaza wenda nk'amakosa ari gukorwa n'ubu butegetsi, bigaragaza intege nke zabo rimwe na rimwe. Ibyo ngibyo bikabangamira Amerika, ubuyobozi bwayo. Ariyo mpamvu ubona bari kuvuga ati bano banyamakuru babeshya abaturage, reka twibwirire mwebwe abaturage. Yes, there are reporters in front of me. Yakomeje avuga ati bano banyamakuru bandi imbere ntago arimo ndi kubwira, ndabwira mwebwe abaturage b'abakristo musenga muri Amerika, mwishyura imisoro, mukunda igihugu cyanyu, nimwe ndi kumenyesha. Ati rino tangazamakuru rya Amerika muri kano kanya riri kubeshya abaturage ribabwira ngo ino ntambara tumaze iminsi 19 turi kurwana nk'abanyamerika nta hantu iri kutuganisha, ni intambara tuzarwana imyaka n'imyaniko, atari ko ntago ariko bimeze. Hundreds of thousands who fought in Iraq and Afghanistan, who watched previous foolish politicians like Bush, Obama, and Biden squander American credibility. This is not those wars. President Trump knows better. Ngira ngo uri kumva ko yafashe akanya noneho akanatuka abandi baperezida babanje. Yavuze ati iyi ntambara turimo ya Perezida Donald Trump turi kurwana na Iran itandukanye na za ntambara zindi zabanje. Ati ndabibabwira ngiye nk'uwabaye umusirikare, umwe mu basirikare 100,000 bagiye kurwana ku mamisiyo menshi boherejwe muri za Iraq, muri za Afghanistan n'ahandi. Uyu mugabo yarwanye urugamba. Ati Perezida Trump ntago ameze nka bya bigoryi ibindi by'abaperezida babanje. Nuko nguko nyine bavuga kandi abo baperezida baba bahari, sinzi impamvu babivuga gutyo. Ati Perezida Trump ntago ameze nka bya bigoryi by'abaperezida babanje byashoye igihugu mu ntambara, izo ntambara zikagenda zihombya igihugu cyacu cya Amerika. Uziko bajyaga mu ntambara bakazimaramo imyaka myinshi cyane n'ibihombo byinshi. Ataho mu baperezida b'ibigoryi mvuga harimo Bush, harimo Obama n'abandi, atari kuyu mu perezida uriho Donald Trump we azi ubwenge, ntago ameze nk'abo baperezida b'ibigoryi bashoye ibihugu mu ntambara zagiye zihombya igihugu cyacu. $200 billion, I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is everything's refilled. Texet aya magambo asoresha niwe nagira ngo mwumve ahanini agaragaza ko intambara igifite iminsi ndetse rwose igomba kurwanwa mu buryo bukomeye. Yasoje hano ari kuvuga ngo kwica abagizi ba nabi bisaba amafaranga, cyangwa se nyine nko kuvuga ati izi ntambara zo kwica abagizi ba nabi ba Iran bisaba amafaranga. Ati tugiye gusubira muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tujye kumurika iby'intambara, tumurika ibyo tumaze iminsi turwana ndetse n'urugamba aho dushaka kurugeza ejo hazaza urugamba. Dukeneye kubasaba miliyari 200 z'idolari, iyo mafaranga bagiye gusaba kugira ngo barwane no ntambara, miliyari 200 z'idolari. Iyi ntambara ibihenze cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo Amerika igiye gusaba Kongere bayihe miliyari 200 kugira ngo bongere bazishore muri uru rugamba. Ubwo aho ngaho haba harimo intwaro n'ibiki byose. Mwibutsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi uyu munsi hari amafaranga zamaze kugenera United Arab Emirates y'ibikoresho. Ubwo ni ibyo bikoresho bibaze mu mafaranga, ni intwaro zihenze zo kurinda ikirere, babageneye amamiliyari menshi, bagenera amamiliyari za Saudi Arabia, bagenera bino bihugu bya Kuwait, bino bihugu byose bimaze iminsi biraswa. Amerika hari amafaranga yageneye mu bikoresho byo kurinda kugira ngo bakomeze gukumira ibitero bya Iran.
byose ahanini kandi bikaba n'ubundi byatewe nuko ku munsi w'ejo wari washize leta ya Israel yari yaje irasa muri Irani ituritsa ahantu bacukuraga gaze yabo. Ubwo barasaga South Pars bakarasa ahantu Irani icukura gaze ariko ikabihahuriyeho na Qatar kubera ko ayo mazi Qatar icukuramo ndako Irani icukuramo iyo gaze arakomeza akagenda n'ubundi akajya no ku ruhande neza rwa Qatar aho Qatar nayo icukura gaze. Niyo mpamvu bavuga ngo basaga nk'abayahuriyeho ariko harashwe na Israel. Hakimara kuraswa na Israel nuko byari byabaye ku munsi w'ejo, Irani yahise itangaza ko igomba kwihorera ikarasa ahantu hose yacukurwa gaze ndetse no ku bindi bigo byose by'imbaraga cyangwa se bijyanye n'ubucukuzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu rwego rwo kwihorera. Ibyo babikoze baturikije muri Qatar. Se barasala Silafani nta n'amasaha ashize rwose bakibarasa. Hari mu rukerera rw'uyu munsi. Ahantu Irani yarashe muri Qatar nk'uko nabikubwiye mu rukerera, hano hantu niho hakurwaga icyitwa liquefied natural gas LNG, ino gaze ihambaye twese tuba dukeneye. Ibi byatumye igihugu cy'Ubuhinde kijya mu kangaratete ku buryo igihugu cy'Ubuhinde muri kano kanya kimaze gukoresha inama ko gikoresheje iyakure bino bihugu byose by'ibihanganye kibabwira ati bino bintu muri gukora ntago ari byo, mbega bishakirwa igisubizo kuko Ubuhinde buriya hano muri Qatar baturikije hafi gaze yose Ubuhinde bwakoreshaga, inyinshi muri yo yaturukaga hano hantu baturikije muri Ras Laffan. Ndetse hano hantu barashe muri Qatar niho hantu hambere hoherezaga gaze nyinshi kurusha ahandi ku isi. Mbega niho gaze y'isi yari imeze nk'aho ishingiye yishingikirije. Irani yarenze aho ngaho itirasa muri Kuwait, irasa cukurwa cyangwa se ko hatunganyirizwa ibikomoka kuri peteroli, irasa muri Saudi Arabia hatunganyirizwa ibikomoka kuri peteroli muri uru rukerera. Cyitwa ngo ni Aramco facility nacyo cyaraye kirashwe na Irani nijoro muri Saudi Arabia. Bivuga ko ngo Israel yari yagiye kurasa South Pars, bagiye kurasa aho ngaho Irani icukura gaze mu rwego rwo kugira ngo bayikange cyangwa se icike intege, imanika amaboko ivuga ati ibikorwa remezo byinjirizaga ubukungu igihugu cyacu bikomeje kwangizwa cyane na Israel na Amerika, reka rwose duce bugufi tumere nk'abarekeyeho gukomeza kurasa. Ariko ahubwo byahise bibagaruka kuko byahise bituma Irani irakara imera nkaho nta n'ikintu itinya, ndetse baranavuga ati twarabitangaje ko nimuzajya muturasa natwe tuzajya turasa muri bino bigo bindi byose duturanye. Igihugu cy'Ubuhinde bino bikorwa bikimara kuraswa byacukurwagamo gaze nicyo cyambere cyabanje kubabara cyane kuko Ubuhinde bwahise bugaragaza ko buriya Ubuhinde nk'umwaka ushize bugaragaza ko bwaranguye toni miliyoni 27 ziriya gaze ya LNG muri yose bakoresha, ariko 41% by'iyo gaze yaturukaga muri Qatar. Uri kumva ukuntu Ubuhinde byabuhombeje cyane, kandi aho hantu hahita hafungwa, ibyo ngibyo bikahita bituma Ubuhinde buraho bukura gaze ndetse n'ibindi bihugu byose byakuraga gaze hano muri Qatar, ku buryo ubwo ngubwo ari byo bihita bihindukira bigatuma ibiciro ku isi bigenda bigatumbagira, byaba ibya gaze byaba ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni za peteroli n'amayisanse, ibyo ngibyo byakomeje guhungabanya hirya no hino ibihugu ku isi. Hano muri Afurika ntago, by'umwihariko mu Rwanda ntago nabonye ibiciro birazamukaho, ariko ahandi hirya no hino ku isi ibihugu byose no muri bya bihugu by'ibihangange kugeza no muri Amerika bayicukurira bayifite n'abingaruka z'intambara zabagezeho kuko ibikomoka kuri peteroli biri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Reka twongere tuzenguruke turebe n'ibiki biri kubera muri zino ntambara cyangwa se hano hirya no hino.